Ndabashuje kandi mbahaye ikaze kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 14 ukwezi n'ukwa munani 2025 kundi gukanda kari ugahita kuri subscribe warenzwe tukana no kazogera ukanda kuri like adoni itekerezo muri comment yibutsa ko mu gihe twa dusoza iyi mbumbe y'amakuru y'uburezi butavangiye nza n'ubundi mbabwira soma ibitekerezo byanyu ariko anyway je ku itariki 15 z'ukwa munani ni umunsi mukuru wa Assumption ni na konji bazaba bari mu kiruhuko mwese rwose muzagubwe neza twifuriza umwiteguro myiza y'umunsi mukuru wa Assumption abarimo barerekeza ikibeho rwose mu masengesho twifurize kugerayo amahoro urugendo ruhire ndetse no gukomeza kugubwa neza cyane tugarukeho mu burezi uyu munsi tariki ya 14 z'ukwa munani 2025 turagakwa ku ngingo z'ingenzi zikurikira turagaruka muri Nesa se haravugwa iki abarimu bagiye bibutswa by'umwihariko uko bashyira amanota muri kamise niye mpamvu babibibukije turabigarukaho hanyuma mu gihe amanota yenda gusohoka turimo turibaza tuti harya barwa gute umuntu watsinze biba bimeze gute turahita twihuta na drone duparike kuri RTB cyangwa se kuri Rwanda TVET board tubabwira tuti ese haravugwa iki RTB rero ikaba yamaze gutangaza igihe abasabye akazi mu myanya itandukanye bazakorera ibizamini n'amasantre yose bayageze uramutse ukeneye urwo rutonde utarubonye 0785 86 niyo nimero ushobora kutwandikiraho tugahita turuguhereza hanyuma muri RTB kandi hari andi makuru agenda ahavugwa abari kuri waiting list bazahabwa akazi Ryari ibi nabyo turabibabwira hanyuma abasabye akazi ko kuyobora ibigo bakaba bahawe amatariki yo gukora ibizamini by'icyongereza English proficiency ntekereza ko batari babyiteguye hanyuma tukiri muri RTB n'ubundi nabahe barimu bahererekanwa hagati ya REB na RTB bigenda gute ubundi ese ni bose bimeze gute turabivugaho ku rundi ruhande turi rahita twihuta hano hirya rwose kuri REB urabona biraturanye muri REB haravugwa iki gutanga akazi bizakorwa Ryari se hari amakuru amashuri azatangira Ryari abayobozi bashinzwe uburezi mu turere tugiye dutandukanye n'abakora muri TTCs abangaba bari mu mahugurwa barimo barahugurwa ku biki ibyo nabyo turabibabwiraho ku rundi ruhande tukiri muri REB muri Remedio irakomeje ubwayo harimo haravugwa yahe makuru ku rundi ruhande ariko tukiri muri REB harabura umunsi umwe gusa kugira ngo ni certified teachers program igaruke hari yihe mpumeko turatera icyumvirezo yandi makuru menshi ari mu burezi nuko minisitiri w'intebe yashoje itorero ni itorero yamaze gusoza ry'indangamirwa ese yatanze ubuhe butumwa ibyo byose turaza kuza tubigarukaho rwose turaza no kubarangira hari akazi tuze kubabwira naho barwiyemezamirimo bashobora kugemura ibikoresho by'ishuri aho ibigo by'amashuri byatangiye gukandakana kariya kugira ngo nyine bitangire bitegura umwaka mushya w'amashuri turagaruka no ku bitekerezo byanyu mutiki reka rero tubahe ikaze kandi dukomeza kubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose mbibutsa ko nkiri kuri deport ku mikoro z'umurunga news wowe wagiye udukunda ndetse ukabana natwe mu buryo bugiye butandukanye reka twisuze twizera ko uguwe neza cyane hirya no hino muri Nesa rero abarimu bagiye bibutswa uko bashyira amanota muri kamisi impamvu ihari by'umwihariko nuko ku itariki 25 aribwo by'umwihariko abanyeshuri bazaba barimo barasoza Remedio running program cyase n'abarimu kandi iyo Remedio bagomba kuzashyira amanota muri kamisi of course ese bazashyiramo gute ayo manota ko harandi bari bagiye bashyiramo bazashyiramo gute uburyo rero bwo gushyira amanota muri system ya Remedio by'umwihariko abarimu muzinjira muri account y'ikigo hanyuma mugakanda kuri max ugahitamo subject system igahita iguha abanyeshuri bose batondetse hakurikijwe grade zabo ukabonaho ushyira amanota umwana yagize bwa mbere old max naho ushyira amanota azabona nyuma ya Remedio new max nuko ngo hari amanota yari yagize bwa mbere akora ikizamini hanyuma muri new max niho uzashyira amanota nyuma yo kumukorera Remedio ugahita ukora update y'amanota
yo kuri buri mwana. Hanyuma rero waba ushaka guhindura amanota y'abana icyarimwe ugakanda kuri single update, hanyuma ugahita ukanda kuri download template file system, igahita iguha Excel irimo abana bose, ugahita uyifungura ugahita uhindura amanota y'abana, maze rero ugahita ubika iyo Excel, ugahita ufungura iyo Excel maze ugakanda kuri choose file browse, ugahitamo Excel yawe wabitse, ugakanda kuri upload max yose agahita ajyamo. Ni ukuvuga rero ko ni uburyo bubiri, hari uburyo bukorera online, hanyuma warangiza kubikora online ukaba wanabikorera offline of course wamaze kudownload. So ntekereza rero ko abari muri Remedio mukomeje gukanda kanakana ndetse no kwiyibutsa kugira ngo ibintu byose bigende neza, aya manota muzagende muyashyiramo neza cyane. Yes, no ukuvuga rero ngo mu gihe turi kwitegura umwaka mushya w'amashuri 2025-2026 amanota agiye gusohoka. Abantu benshi bakibaza batari kubundi harya nubwo amanota agiye gusohoka harya ubundi agenda barwa gute, percentage zayo ni izihe? Nuko ngo tugerageje kwiyibutsa, hari umunyeshuri ufite hagati y'amanota 80 n'ijana, uyu nguyu afite excellent, akaba afite grade A, hanyuma 75 kugera kuri 79 ni very good, akaba afite letter B, 78 akaba ari good letter C, 65 69 akaba ari satisfactory D, hanyuma 66 akaba ari adequate cyangwa se E, hanyuma 59 akaba ari minimum pass, akaba ufiteho S, hanyuma 0 na 49 ni fail F. No kuvuga ngo ngira ngo murabizi cyane ko abazaba bari munsi ya 49 abangaba rwose sinavuga ngo sabacu, ariko uko bikose bazaba bafailinze. Yes, ngaye nguko mwari mu murezi. Ayo makuru avugwa muri Nesa, amakuru avugwa muri Nesa uyumvise ute? Ni ikihe gitekerezo watangaho? Ni ikihe kibazo wabazaho? Twandikira hara muri comment rwose, komeze kugenda bana natwe 5 kuri 5 cyane ko intego yacu n'uburezi no kugenda tuganira ku burezi, tubabwira ko rwose igihe nkirigura the poet ko imikoro z'umurunga news, ariko kandi ushobora no kutwandikira kuri 0785 hanyuma kandi ukaba waduha igitekerezo hariya muri comment. Reka mpite nkomeza nerekeze muri Rwanda TVET board aho batangaje igihe naho abasabye akazi bazakorera ibizamini bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri Rwanda TVET board. Abantu bagiye basaba akazi hariya muri Rwanda TVET board bakaba bamaze rwose kugenda batangarizwa igihe bazagenda bakorera ibizamini. Nuko ngo nababaye shortlisted gusa, ntabwo ari we wese ababaye shortlisted gusa. Rero guhera ku itariki 18 kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 2025 bakazaba rwose barimo baragenda bakora ibizamini bigiye bitandukanye ku myanya igiye itandukanye hariya muri TVET. Ariko kandi uramutse ushaka igihe uzakorera ndetse naho uzakorera, nimba utarabibona ariko ko byamaze gusakara, wahita utwandikira kuri ya nimero nza kubahereza, hanyuma tugahita tubikugezaho kugira ngo utazavuga uti nyamuneka byarancitse, kose hari umuntu byacikara. Yes, hanyuma hari ibibazo tukiri muri TVET. Muri yandi makuru hari ibibazo abantu bagenda bibaza bati ese abari kuri waiting list bazahabwa akazi ryari, abasabye akazi ko kuyobora ibigo by'amashuri bo ni ibihe by'umwihariko bibareba muri TVET, cyangwa se nabahe barimo baherekanwa hagati ya REB ndetse na TVET. Iyi ngingo rero tugezeho reka tuze tuyigarukaho by'umwihariko tubabwira ko by'umwihariko abayobozi b'ibigo by'amashuri, mbona ko ntekereza ko benshi bavugaga bati mu by'ukuri nta nubwo bari babyiteguye, bati bumvaga ko rwose batazigera bakora iki cya English proficiency. Nuko rero aba bayobozi b'ibigo by'amashuri barimo school head teachers, directors of teachers, DOS,
rero bari kuri waiting list bakaba bagomba gukora icyongereza cyangwa se English proficiency ku itariki 18 z'uku kwezi 2025 rero nabo bakazakora iki cyongereza. Nizera ko abayobozi b'ibigo by'amashuri bitandukanye mwe mwifuza kujya muri TVET cyangwa se muri TVET, nizere ko rwose mwiteguye gukora iki cyongereza cya English proficiency. Yes, nawe uri umuyobozi w'ikigo cy'amashuri, ntekereza ko mbere yuko zira tariki zigera hari application hari website cyangwa se platform bitorezaho bamutsikeneze ukayigura 8558687 hanyuma ukitoza uko biba bihagaze, ariko ntekereza ko abenshi bagiye babikora. Hanyuma ibi bizamini nibyo basabye akazi ku myanya yashyizwe ku isoko muri Kamena 2025, no kwanga uyu mwaka nyine. Yes, ntekereza ko rwose bisobanutse. Hanyuma ku rundi ruhande abari kuri waiting list bakoze ibizamini mu kwezi kwa 3 2025 bo baribaza igihe baba bazashyirirwa mu myanya mu gihe gitandukanye. Hanyuma Rwanda TVET Board ikaba rwose ivuga ko plasoma ku myanya itandukanye izatangwa mbere yuko umwaka w'amashuri wa 2025-2026 utangira. Kwangwa abangaba rero nabo bari kuri waiting list bagomba kurindira kugeza igihe uyu mwaka uzatangirira by'umwihariko kugira ngo bazashyirwe mu bandi. Yes. Hanyuma ngira ngo mwagiye mwumva bivugwa ko Rebo na Nesa na RTB ari uburyo bagenda basaranganya cyangwa se bahanahana abarimu, rero bakaba bahabwa abo muri Rebo bakaba bahabwa imyanya muri RTB. Rero kugira ngo ibingibi bibeho cyangwa se guhererekanya abarimu hagati ya Rebo na RTB bikaba bikorwa by'umwihariko ku barimu bigisha amasomo rusange cyangwa se general courses. Birumvikana kubera ko urumva ko ntago baza mu masomo ari profession cyangwa se aya masomo nyine agiye ari profession. Urumva ko ni amasomo ya general, icyongereza se, igifaransa, imibare, of course like that. Hanyuma reka duhite tunyaruka tujye muri Rwanda Basic Education Board, aho haravugwa iki gutanga akazi bizakorwa ryari, amashuri azatangira ryari, ese abayobozi bashinzwe uburezi barimo baganira iki. Ni ukuvuga ngo ku kijyanye no gutanga akazi muri Reb ni muri uku kwezi, ariko nta tariki iratangazwa. Bivuga ko muri RTB already kuba ikizamini cyatangajwe, ntekereza ko mu gahe gatoya Reb nayo ihita itangaza ikijyanye naho nyine n'ikindi kizamini kizabera mu rwego rwo kugira ngo abantu batangire bashyirwe mu myanya, hanyuma umwaka w'amashuri uzatangire ibintu byose bimeze neza. Hanyuma ku kijyanye n'igihe amashuri azatangirira, ubundi benshi cyangwa se byari biteganyijwe ko ashobora gutangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9, by'umwihariko cyane ko ukuri guhara ari uko yagombaga gutangira icyumweru cya mbere z'ukwezi kwa 9, ariko mu gihe habonetse indi mpamvu runaka bikaba byatangira mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa 9. Kugeza ubu rero biracyatekerezwa mu buryo bugiye butandukanye ko muri uku kwezi kwa 9 gutangira n'ubundi aribwo ashobora rero guhita hakorwa by'umwihariko hakorwa ikijyanye no gushyiraho imitobe cyangwa se n'itariki nyirizina yo gutangiriraho kw'amashuri 2025-2026. Hanyuma tukiri muri Rebo, muri Remedio irakomeje, aragenda havugwa iki, ndabona ikiri kuvugwamo amasomo yo arakomeye ariko arakomeje. Ku rundi ruhande hatangajwe ko igihe bazashyira amanota muri kaminuza, of course ntekereza ko no munsi ku itariki 14 n'ubundi Remedio igomba gusozwa ku itariki 26. Ntekereza ko rero n'ibizamini birimo biragenda byegerezwa, aho barimo bamwe bavuga bati bahiganje mu cyaro ntago ababyeyi batwohereje abana ngo tubigishe. Ku rundi ruhande bakavuga bati Remedio irimo iragenda isozwa ariko hari uturere tutarabona itike. Urugero ndumva ari akarere ka Nyabihu, itike
itike y'amahugurwa ya Remedio, hari center turaza kuyibona hari mu bitekerezo batarabona iriya tike ya Remedio, ariko nabo bakavuga bati n'agatike mwarakoze cyane kwaduhereza, ariko ku rundi ruhande 30% nayo dore turimo turagenda tugera hagati, yarakwiye kubaza tukaba tugerageza kureba uko duhemba abahinzi n'abandi bantu twagiye dusigira imirimo twagomba kuba dukora muri iki kiruhuko. Ntekereza ko ibyo nabyo ari byo birimo biravugwa hariya muri Remedio. Hanyuma ku rundi ruhande mu gihe habura umunsi umwe muri Uncertified Teachers Program ikaba yagaruka, hari iyihe impumeko iri hariya nuko nabonye abarimu barabyakiriye niwe first of all abarimu barabyakiriye ndetse barimo bariga rwose nta kibazo, ariko hari bamwe ngo batigeze babimenya, bamwe bavuga ngo ntabwo bigeze bamenya ko abandi batangiye. Abo ngabo rwose bakaba weekend ifungura barahise cyangwa twaravuga ngo guswata barayiswasa, bumva ko rero bagomba guhita bafatiraho mu kindi gihe kugira ngo ibintu bizagende neza cyane. Ariko nahoze mbona bamwe mu barimu rwose bavuga bati ikintu tugomba gukora muri iyi minsi ni uguhita twihuta cyane tugashakisha utugeto kugira ngo muri iriya minsi igera kuri 4 cyangwa 5 guhera ku itariki 27 tuzigwa mu fururizo tudahagarika, tuzabe twisunganye kugira ngo turebe uburyo ki twaba financial based cyangwa se tutasesagura, ahubwo tugashaka ahantu twibumbira hamwe tukaba twegereye centre rwose kugira ngo amahugurwa tuyakurikire 5 kuri 5. Igitekerezo ni cyiza cyane kubera ko kibarinda na stress, impanuka ushobora guhura nazo mu nzira, gukerererwa. Yes, ibyo rero nabyo byaba ari sawa cyane. Reka tukigaruka tukiri muri rep, ese ahangaha hari amahugurwa arimo araba by'umwihariko ku bayobozi, n'amahugurwa y'iminsi 2 ku bayobozi bagera kuri 16 ba DDs, abarimu 17, abayobozi b'ibigo by'amashuri bya TTCs 16, n'abashinzwe amasomo muri TTC 16, ndetse n'abarimu bo muri TTC zose bakaba rero rwose barimo baragenda barahugurwa kuki barimo barahugurwa gukoresha ICT mu bigo by'amashuri. Icyo barimo barahugurwamo rwose rwo kugira ngo ibintu byo gukomeza bikomeze bigende neza cyane rero mu buryo bugiye butandukanye. N'amahugurwa y'iminsi 2 irimo iragenda rero baha imbaraga planning yahariya mu buryo donc planning cyangwa se gutegura kwigisha mu buryo bugiye butandukanye hariya mu bigo by'amashuri by'inderabarezi bya TTCs. Reka tubifurize amahugurwa meza mu buryo bugiye butandukanye. Mbibutsa ko kuri mikoro z'Umurunga News ndacyari Grade Point, ikaba ari Umurunga News of course. Ndimo navuga kugira ngo ubane n'Umurunga News biroroshye, no gukanda kari ugahita ukanda kuri subscribe, mwarangiza ukanda no kukazogera, ukanda kuri like, ugahita utaha n'igitekerezo ukanda muri comment. Cyutsa ko mu gihe tuba dusoza tuza gusoma comment zose mwagiye muduhereza mu buryo bugiye butandukanye. Twari turi muri muri Nesa, tugaruka muri RTB, dita tugaruka n'ubundi muri Rebo, hanyuma reka dite tugaruka ku yandi makuru agiye atandukanye. Reka tuhite twihuta na drone cyane, dite tunyaruka cyane duparike ku kigo cy'ubutore cya Nkumba, aho Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva rero akaba yatangaje ko itorero ari bumwe mu buryo bufasha urubyiruko kumenya icyerekezo igihugu cyahisemo, arusaba gukoresha ibyo rwigishijwe ruvuguruza abasabye u Rwanda. Ibi rero akaba yagiye abigarukaho ubwo yasozaga itorero indangamirwa, akaba rero uri ubutumwa yagendaga ahereza urubyiruko. Itorero ryagendaga risozwa ku mugaragaro kuri uyu munsi, kuri uyu wa 4 tariki ya 14 Kanama 2025. Rero bikaba ari icyiciro cya 15 rikaba ryaberaga ku kigo cy'ubutore cya Nkumba. Akaba rero by'umwihariko Dr Minisitiri nyine w'Intebe Dr Nsengiyumva akaba rero yavuze ko amasomo urubyiruko rwigishwa mu itorero agamije kunganira ubumenyi rukura mu mashuri aho rwiga, bikaba rero umusingi ukomeye rwubakiye ejo hazaza. Akaba ababwira ko aba banyeshuri bagomba gutsindisha abasabye u Rwanda, bakabatsindisha ukuri, bakagaragaza ukuri cyane ko ababa barusebya
baba bashingira ku binyoma, hanyuma rero uru rubyiruko rugahita rugenda rushingira ku kuri rurimo ruragenda rwose rubivuguruza. Kavuga ko abasabye u Rwanda bagomba kubavuguruza batsindisha ukuri, bakavuga ko indangamirwa by'umwihariko bagomba gutanga isura nziza y'u Rwanda aho bazaba bari hose, bakaba rero abaranga beza, aho rero bazajya hose ku isi bakagomba kugendana u Rwanda mu mutima, bakazirikana indangagaciro nyarwanda no guterwa ishema no kuba umunyarwanda. Ubutumwa bwiza cyane rero. Icyiciro cya 15 cy'itorero indangamirwa cyari kigizwe n'abasore n'inkumi 443, abakobwa bagera kuri 208 n'abahungu bagera kuri 235, barimo abiga mu mahanga, abo mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda ndetse n'urubyiruko rwabaye indashyikirwa ku rugerero. Abiga mu mahanga bakaba bari 105, naho abiga mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda bakaba bari 103, abandi bose bakaba bari 235 baturutse mu turere twose tw'u Rwanda babaye indashyikirwa ku rugerero. Twizere ko rwose mwakuye impamba nini, twabona rwose abasore bitarumikwa bari baraha bagiye biga ibintu bigiye bitandukanye. Ibi bintu rwose urabona ko ari sawa cyane. Itorero mu Rwanda ntiri gaciro, ndi kubona rwose ababyeyi bari bitabiriye gushyigikira abana babo barangije itorero indangamirwa. Ibintu byiza cyane. Hari uwatanze igitekerezo ati okay yes. Hanyuma hari uwitwa Kamanzi ati jyewe mbona ko ibyo kwigisha abanyarwanda bose kurashisha imbunda atari byiza rwose. Leta ikwiye kubitekerezaho neza kuko bishobora gutera akaga mu gihugu mu gihe habaye amagi. Ibyo kurashisha imbunda bigomba kwigishwa gusa abantu batoranyijwe neza babifitiye ubushobozi, niko babibona. Kadoga ati uko kuri muvuga niko shaka kumenya. Yes. Undi ati Minisitiri Ngirente ntibaramuha izindi nshingano. Ni abantu rero bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Urabona ko ari abasore nyine bari bambaye impuzankano za gisirikare ndetse banigishwa mu buryo bugiye butandukanye. Ntekereza ko rero ari ibintu byiza cyane. Hariya Inkumba ku kigo cy'ubutora abantu bose bagiye bahajya. Reka nze mbasuhuze, ngira ngo mwabonye uburyo kiba bimeze neza cyane. Rwanda rumeze neza cyane, ruraryoshye. Mbona rwose muri uku kwa 9 bizaba ari ibicika mu Rwanda, aho hazaba hari irushanwa mpuzamahanga ry'amagare. Hazaba ari icyumweru cyose amashuri afunze. Ngira ngo murumva ko rwose ari ibintu bimeze neza cyane. Wowe ubyakiriye gute ubwo butumwa bwatanzwe iri torero? Ni ubuhe butumwa nawe wabagenera? Ushobora kubyandika muri comment kugira ngo rwose dukomeze tugende tubana neza 5 kuri 5. Reka rero duhite tugaruka, mpite mbarangira ahantu hari akazi, hanyuma mpite mbabwira naho kugemura ibikoresho by'ishuri ba rwiyemezamirimo. Nizere ko ahangaha rwose mwamaze guhita mutera agatebe kugira ngo byose bigende neza cyane. Ahari akazi reka ntangirire by'umwihariko hano kuri Indatwa School i Rubengera. Ari rero bakaba batanga itangazo y'akazi bavuga ko i Rubengera rero nuko ngo iri shuri ryitwa Indatwa School Rubengera ikorera mu karere ka Karongi. Isuhuza abantu bose bari mu karere ka Karongi, za Rutsiro n'ahandi hagiye hatandukanye. Ahangaha rero umurenge wa Rubengera bakaba bamenyesha abantu bifuza kandi babifitiye ubushobozi ko ryifuza gutanga akazi ko kwigisha mu mashuri y'inshuke nursery. Abifuza rero gupiganirwa iyi myanya ngo bagomba kuba bujuje ibi bikurikira. Hari umwanya umwe ku mwarimu wo mu mashuri y'incuke. Ibyo ugomba kuba wujuje ni ukuba ufite impamyabumenyi yo kwigisha mu mashuri y'incuke early childhood and lower primary education. Hanyuma bafite undi mwanya umwe rero w'umwarimu wo kwigisha isomo ry'igifaransa. Ibyo ugomba kuba wujuje, ugomba kuba ufite impamyabumenyi yo kwigisha indimi cyangwa se normal primaire. Hanyuma ukaba uvuga kandi wandika neza ururimi rw'igifaransa, kuba ufite inararibonye mu kwigisha igifaransa mu byiciro binyuranye by'amashuri. Rero ibindi umukandida ngo agomba kuba yujuje ni ukuba rero akunda abana cyangwa se ari inshuti y'abana, kuba ari umukristo, kuba atarafunzwe igifungo kirengeje amezi 6, kuba ari indekemwa mu mico no mu myifatire,
kuba afite uburambe mu kazi byibura bw'imyaka 2. hanyuma rero dosiye isaba akazi igomba kuba igizwe n'ibikurikira: ibaruwa isaba akazi yandikiwe umuyobozi w'ishuri. iyi baruwa rero igomba kuba igaragaza neza umwanya umukandida yifuza gupiganirwa, fotokopi y'indangamuntu, curriculum vitae cyangwa se CV, fotokopi y'impamyabumenyi, icyemezo cy'umukristo gitangwa n'itorero asengeramo. Dosiye zisaba akazi zizakirwa ku cyiciro by'umwihariko ku cyicaro cy'ishuri guhera ku itariki ntekereza ko byatangiye guhera ku itariki 7 Kanama 2025 bikazarangira ku munsi w'ejo ku itariki 15 Kanama 2025 mu masaha y'akazi, cyangwa se ukazohereza kuri mail indatwa-school rimwe@gmail.com. bikaba bikoreye urubengera nyine. uramutse ushaka itangazo cyangwa se wumva akari akazi wahita ugakora, kugira ngo nawe wahita twandikira kuri 0785 hanyuma twarangiza tugahita tuguhereza ririya tangazo. Reka dukomeze by'umwihariko kuri Tama Youth International Academy. aba nabo barimo barashaka abarimu, by'umwihariko abarimu barashaka umwarimu wa physics and mathematics, bagashaka umwarimu wa biology chemistry teacher, Kinyarwanda French teacher, patron a Muslim and should have finished the Quran. kuvuga ngo kuri kiriya kigo mu patron bashaka ni umusilamu, akaba yararangije na Quran no kwiga Quran. hanyuma qualifications ukeneye kugira ngo ujye kwigisha muri kiriya kigo cya Tama Youth, ni ukuvuga ngo ugomba kuba nibura ufite bachelor's degree cyangwa se equivalent muri subject zagiye zigaragazwa. hanyuma nturenze itariki ya 26 z'uku kwezi kwa 8 utarohereza ubusabe bwawe. nimba rwose uri umwarimu wifuza akazi kwigisha imibare na physics, biology, chemistry, Kinyarwanda and French, cyangwa se ukaba ushaka kuba patron, rwose wahita wohereza ubusabe bwawe bitarenze ku itariki 26 z'ukwezi kwa 8 ukabyohereza kuri Tama Youth Tama Youth International Academy @gmail.com, cyangwa se waba ushaka ibindi bisobanuro ukajya uhamagara kuri nimero 0727979194. uramutse kandi nabwo ushaka ko tuguhereza iri tangazo watwandikira kuri ya nimero tuba twaguhaye kugira ngo nawe wigeragereze amahirwe. saho gusa hari indi myanya y'akazi, by'umwihariko imyanya y'akazi ka salesman mu ruganda rwa Hamming International Factory Limited ruherereye i Masoro. ku bantu bafite AD icyo waba warize cyose, rwose ushobora kuba wagerageza ugashaka akazi mu ruganda rwa International Factory Co. Limited, hanyuma bigakomeza kugenda neza. by'umwihariko isaho gusa ahubwo muri Green Hills Academy naho hariya hari akandi kazi kagiye gatandukanye. muri Green Hills Academy rero bakaba hari akazi kagiye gatandukanye, aho by'umwihariko barashaka umwarimu wo mu mashuri abanza, bagashaka school of videographer, female dorm parents, full boarding, electrician, plumber, steward ndetse na middle school substitute educator. ntekereza ko rero rwose ushaka aka kazi n'ubundi wajya kuri website ya Green Hills Academy, noneho warangiza rwose ukaba wakwigerageza amahirwe mu buryo bugiye butandukanye. tukizera ko rwose mukomeje kugenda mushaka akazi mu buryo bugiye butandukanye. saho gusa ahubwo muri Rwanda Information Society Authority RISA naho hari imyanya igera kuri 22, by'umwihariko ku bantu bafite IA na A0 cyangwa se master's degree, by'umwihariko muri technology, muri technology, electronics, telecommunication engineering, software engineering, computer science, computer engineering. ukaba rero rwose wagenda hariya muri Mifotra ukagerageza kuba wahita usaba aka kazi mu buryo bugiye butandukanye. nizere ko akazi ngiye nk'abanyuriramo nihuta cyane.
reka rero mpite nihuta kuri ba rwiyemezamirimo mu gihe ibigo birimo birakandakana kariya kugira ngo by'umwihariko bashake barimo barashaka barimo barashaka uburyo ki batangira umwaka w'amashuri wa 2025-2026. ahangaha hari itangazo ry'amasoko agiye atandukanye by'umwihariko kuri GS Muzizi. Ni GS Muzizi iherereye mu murenge wa Rukarani mu karere ka Kayonza burasirazuba bw'u Rwanda. Bakaba rero barimo baratanga itangazo rihamagarira gupiganirwa amasoko aho ikigo cya GS Muzizi ahangaha rero barimo baratanga isoko ry'ibikoresho byo mu biro, ibikoresho by'isuku n'iby'imyidagaduro, isoko ryo gusana no kuvugurura, isoko ry'ibyo kurya by'abanyeshuri bigurwa n'ishuri n'ibikoresho byo mu gikoni. Igitabo gikubiyemo amabwiriza agenga isoko kiboneka mu bunyamabanga bw'ishuri kuva ku itariki 9 z'ukwa 2025 kugeza ku itariki 9 z'ukwa 2025. rero ngo hamaze kwishyurwa nibura ibihumbi 10 bidasubizwa kuri konti nimero yagiye itangwa hariya nyine ni konti ibihumbi 9 iri muri koperative umwarimu Sako. Mwahitero munyarukira hariya kuri GS Muzizi cyangwa se ugamagara kuri 0788 75 13 83 nawe ugapiganira iri soko.